Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu yari yiriwe yigisha imbaga y'abantu. Umugoroba ukubye abwira abigishwa be ati twambuke dufate hakurya. Nuko basiga rubanda aho bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumba irenga ubwato butangira gusendera. Yesu we yari ku irango asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati mwigisha, ntacyo bigutwaye ngo ko tugiye gushira. Nuko arakanguka akangara umuyaga, abwira inyanja ati ceceka, tuza. Nuko umuyaga urahosha, maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati cyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati uyu yabarinde, wumvirwa n'umuyaga n'inyanja. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, tugiye turazirikana ibintu bitanu tugendeye kuri Ivanjiri tumaze gutega amatwi. Icya mbere ni kwigisha abandi. Ngo Yesu yiriwe yigisha imbaga y'abantu umunsi wose, yiriwe yigisha. Icya kabiri no kuva ku nkombe imwe umuntu ajya ku yindi. Bavuye ku nkombe imwe bajya ku yindi. Icya gatatu, iyo duhuye n'imihengeri tubigenza dute? Bakwigana abigishwa batakambiye Yesu asinziriye, gutakambira Imana. Icya gatatu. Icya kane, Yesu icyo atwigisha iyo haje imihengeri mu buzima bwacu. Iyo mihengeri, ibibazo byaturenze, ntibitubuze kuryama, gusinzira. Bavandimwe, gusinzira, kuruhuka, kuryama. Icya gatanu, gutuza. Nubwo ahura n'ibingorane zimeze gute, kumenya gutuza. Kristo Yesu akuze. Icya mbere, inyigisho. Ubuzima bwacu buhinduka inyigisho. Ngo Yesu yari yiriwe yigisha imbaga y'abantu. Mu bintu yakoraga Yesu, ikibanze kwari ukwigisha imbaga. Yabohoraga abahanzwe na roho mbi, agakiza abarwayi, akazura abapfuye. Ariko icyo yashyiraga imbere, ikibanze kwari ukwigisha imbaga. Icyo twamwigiraho nuko natwe ubuzima bwacu buhinduka inyigisho. Nibibe mu magambo gusa nkuko ndi kubikora, ndimo kubigisha mu magambo, ntabwo bibabaho kenshi kugira ngo ufate ijambo wigisha imbaga y'abantu mu magambo. Usibye abakateshiste kandi ni benshi bari hano, abatuyoborera imihimbazo barahari, mu bagabuzi harimo abayobora n'imihimbazo. Ntabwo ari buri gihe, ahubwo ibikorwa byacu, imibereho yacu, imigirire yacu igahinduka inyigisho. Kandi kwigisha abantu ibyiza, tukamagana ibibi, kuko Yesu yigishaga inkuru nziza, ntabwo ari inkuru mbi. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo ntinda. Icya mbere ni icyo ngicyo, kwigana Yesu, natwe tukigisha abantu, ibikorwa byacu bikigisha. Hari umuntu
mu ikoraniro nasengeragamo, ubu ngubu yagiye kwihimana, ni umukonsakire, ni umubikira ubu ngubu. Nakomeje kumwitegereza, nta kintu yavugaga. Igihe ngerageze je mu ikoraniro kuhagera kare, asanga yahageze, kandi yahagera akitanga uko ashoboye kose. Ntabwo yasibaga, ntabwo yakererwaga. Agasiba igihe wenda yahuye n'ibimugoye, impamvu zizumvikana. Amaze kugenda navuga, wa muntu warudufatiye runini, ikintu namwigiyeho no kudasiba. Nta mpamvu ifatika, kudasiba, kudakererwa. Nahise nsaba Imana, Nyagasani mpa nanjye iyi ngabire, impano nasanganye uwo muvandimwe yaragiye, mpa rwose nanjye kugerageza kudasiba, kudakererwa. Kandi narabigerageje, Nyagasani yaramfashije. Wasanga aribyo byatumye buhoro buhoro ngenda nashishoza ku muhamagaro wo kwambara igishura. Yaranyigishije, kandi ntabwo azi ko rwose namukuyeho iyo nyigisho. Gusa kudasiba, kudakererwa. Ubuzima bwacu buhinduka isengesho, nako inyigisho, ibyo dukora, imyitwarire yacu, imigirire yacu. Bavandimwe, ni ingabire twasaba Imana, ntitubikore nka za robo. Oya, turi abantu. Hari abantu usanga bameze nk'abantu bateye ikinya. Oya, libre rwose, Nyagasani akadufasha ubuzima bwacu buhinduke inyigisho aho tunyuze hose. Yego, tukahasiga inyigisho nziza, atari inyigisho mbi. Icyo ni cyane. Icya kabiri, ngo Yezu yiriwe yigisha imbaga y'abantu, umugoroba ukubye, noneho asaba abigishwa be, arababwira, twambuke dufate hakurya. Mu mavanjiri ni kenshi cyane Yezu yavaga ku nkombe imwe akajya ku yindi, bakambuka. Burya Pasika bivuga kwambuka mu ndimi z'amahanga. Pasika twayihimbaje mu kwezi kwa 4, tugeze mu kwezi kwa 6, amezi 2 arashize. Ni nko kutwibutsa kutibagirwa kwambuka. Umuntu ava mu bibi ajya mu byiza, uva mu mwijima ujya mu rumuri, uva ikuzimu ujya ibuzima, uva mu buzima bw'imivumo ukajya mu buzima bwuzuye imigisha, ku buryo aho tunyuze hose tukahasiga umugisha aho kuhasiga umuvumo, tukahasiga urumuri aho kuhasiga umwijima, tukahasiga Imana aho kuhasiga sekibi, tukahasiga impumuro y'ubutagatifu aho kuhasiga ibikomere abantu twakomerekeje mu magambo no mu bikorwa. Mwumve icyo muhamagariwe bavandimwe. Burya gutorerwa kuririmba, gucuranga nka ejide, gusoma isomo n'ubutore, kuba abagabuzi b'ingoboka, bisaba kuba inyangamugayo. Turi mu mwiherero narabibabwiye, barabizi neza, ku cyumweru gishize. Bisaba kuba inyangamugayo, gushayininga aho tugeze, ukaba agatara kageze ahantu hari umwijima, bigatuma abantu babona umuryango aho bagomba kunyura, ukaba itara ry'abandi, urumuri rw'abandi. Abo twajyanye Kibeho ejo, twatahanye urumuri. Paruwasi uko ari 42 zigize Arikidiyoseze ya Kigali, bahitamo paruwasi imwe itahana urumuri, akaba ari izategura urugendo nyobokamana rw'abakristo bakuru umwaka ukurikiye, buri gihe ni mu kwezi kwa 6. Kristo Yezu akuzwe. Ni ubutumwa twahawe n'umwepiskopi ejo. Paruwasi ya Ruhuha niyo yari imaranye urwo rumuri umwaka wose, nibo bateguye urugendo nyobokamana ikibeho ejo. Noneho ni twebwe dutahiwe mu kwezi kwa 6 umwaka utaha, ni twebwe tugomba kuzategura urwo rugendo. Urwo rumuri tuzabyigaho n'inama nkuru ya paruwasi n'abayobozi ba santrale, tuzabagezaho ukuntu ruzatambagira mu masantrale, rugere no mu mazone no mu muza zacu. Ariko urumuri ni twebwe
rwahawe n'ubutumwa abavandimwe. Tugerageze nibura kuva ubu mu buri kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha twakira ubwo butumwa, kandi twarabwakiriye turi Kibeho ejo. Tugerageze kuba urumuri rw'abandi, by'umwihariko abayobozi b'ingoboka n'abasanzwe bafite ubwo butumwa baje gushyigikira abagiye kubuhabwa, harimo n'abagiye kuvugurura. Maze koko tekereza ubwo butumwa twabuhawe ejo, mugiye guhabwa ubutumwa uyu munsi bwo kuba abagabuzi b'ingoboka, kandi imyenda mwambaye y'umweru isa n'urumuri n'ubundi bibabera ishusho. Iyo abantu barose cyangwa babonekerwa bavuga ko babonye abamarayika bambaye umweru na Yesu azutse, Mariya Magdalena ngo babonye abamarayika bambaye umweru. Ni ibara ry'ubutagatifu, ni ibara riduhamagarira ubutagatifu, kuba urumuri rw'amahanga, ndi urumuri rw'isi. Yesu aduhamagarira natwe kuba urumuri rw'amahanga. Bavandimwe, umuhamagaro ni uwo nguwo. Ubuzima bwacu bubyara imbuto aho turi. Ngo duhamagara ni indahemuka, n'ibyo byose azabidushoboza. Nimuhumure, nimuhumure rwose, Nyagasani ari kumwe natwe. Kwambuka, Yesu yambukaga ava ku nkombe imwe ajya ku yindi. Uko kwambuka, izo nkombe ebyiri zishushanya kuvuka k'umuntu. Inkombe imwe ndetse indi nkombe igashushanya cya gihe tuzava muri ubu buzima. Hagati y'inkombe imwe n'indi, hagati kuvuka kwacu no kuzava muri ubu buzima, hari imihengeri duhura nayo. Imihengeri duhura nayo mu buzima bwacu, ya mivumba, wa muyaga kagushegesha. Ese twakora iki? Nta muntu wavuga ko atarahura n'ibibazo, ibimugora, kuva igihe tuvukiye n'igihe tuzasubira. Kereka umwana uvutse ako kanya akitaba Imana, ariko bavandimwe duhura na byinshi bitugora. Ya mihengeri tumaze kumva